Masabo na Muhirwa. Iyi ni imiryango ibiri yisanze ituye mu gace kamwe k'icyaro ariko ntiyari iziranye. Masabo yari imfura iwabo, Muhirwa nawe byari uko, kandi aba bana bombi baranganaga. Aba bana bombi bari inyangamugayo, barubahaga kandi bakagwa neza. Mu buzima bubi bari babayeho ntibigeze baba ibirara cyangwa se ngo usange barijanditse mu mico mibi. Kwa Masabo bari umuryango w'abantu 8, naho kwa Muhirwa bari umuryango w'abantu 5. Iminsi yaje kwicuma iyi miryango yombi igenda imenyerana, kuko bahuriraga mu bintu byinshi, mu birori baratumiranaga ndetse no mu bibazo bagatabarana. Iyi miryango yaje kuba inshuti cyane rero Masabo na Muhirwa baje kuba inshuti zikomeye cyane. Baje kujya mu ishuri batangira kwiga ndetse biga no mu ishuri rimwe. Nubwo bari mu buzima bugoye ariko bari abana b'intangarugero ku buryo abantu benshi babakundaga cyane. Bakomeje kwiga rero muri vakansi bagashaka uturimo bakora kugira ngo babashe gufasha imiryango yabo, dore ko n'ababyeyi babo bari bageze mu zabukuru. Barize amashuri abanza barayarangiza bakomeza mu yisumbuye. Masabo na Muhirwa ni nako buri munsi bahoraga baganira ku cyo bakora barangije amashuri cyatuma imiryango yabo ihindura ubuzima. Bafashanyaga muri byose ndetse bakungurana ibitekerezo. Baruzuzanyaga kandi icyo umwe yaryaga n'icyo n'undi yaryagaho. Bari bafite ubucuti bukomeye cyane. Abana bakomeje kwiga bakura ari abasore beza b'igihagararo gishimishije. Bakomeje kwiga bagera mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, kandi aba bana batsindaga neza. Igihe cyo gukora ikizamini cya leta cyarageze, abana bakora ikizamini bicara bategereje amanota. Mu gihe bari bategereje amanota bagiye gushaka akazi bakora ngo babe bafasha ababyeyi babo mu gihe batarabona amanota. Amanota yaje gusohoka, Masabo na Muhirwa basanga batsinze. Barishimye cyane bitangaje, bihutira kubibwira ababyeyi babo. Ababyeyi nabo barishimye ariko nanone barababara cyane kuko nta mafaranga bari bafite yo kubishyurira amashuri, yewe ntabe n'ay'ibikoresho. Babwira abana babo bati ni byiza ko mwatsinze, twishimiye yuko mwatsinze, ariko nanone nta bushobozi dufite bwabajyana mu ishuri. Murareba uburyo tubayeho, nta kintu dufite, ubuzima buragoye. Masabo na Muhirwa buri wese ku giti cye yarababaye kuko bumvaga ari ibintu bibateye agahinda. Masabo yasanze Muhirwa aramubwira ati Muhirwa, ubu noneho ko ishuri ryanze turabigenza dute? Ese wowe hari uwo mu muryango w'iwanyu nibura wagufasha? Muhirwa ati ntawe mfite. Masabo ati nanjye ntawe mfite. Masabo yaje kwigira inama hanyuma abwira Muhirwa ati urabona uburyo tubayeho nta cyerekezo cy'ubuzima tubona, ariko wenda tugiye hanze y'iki gihugu hari igihe twabona icyo dukora bityo tukabasha kubaho no kubeshaho abacu. Reka dushake uburyo twabona inzira itugeza mu gihugu cyo hafi n'iwacu, ahari wenda wasanga ubuzima buhindutse. Muhirwa yaramusubije ati sinzi ko ababyeyi banjye bashobora kubyemera, uretse kandi n'ibyo nta mafaranga na make mfite nakoresha ntijya imodoka habe nayo kwifashisha ngezeyo. Masabo yaramubwiye ati humura, hari umugabo w'inshuti yanjye utwara imodoka zambukiranya imipaka, atwara imizigo iremereye. Ndaza kumuganiriza numve ko hari icyo yadufasha. Ikindi kandi ntugire icyo ubwira ababyeyi bawe ku cyo nkubwiye, kuko bashobora kutemera ko tugenda bikarangira byanze.
Masabo yagiye kureba wa mugabo amusaba ubufasha yuko yabafasha bakambuka umupaka. Umugabo yarabemereye ariko ababwira ko buri umwe agomba gushaka umufuka munini cyane agomba gukwiramo, ko azaba atwara mu mizigo, ariko nanone ababwira ko nibaramuka bafashwe azavuga yuko atabazi, atazi n'uburyo bagezemo, bityo bazirwanaho. Masabo yasubiye kureba Muhirwa arabimubwira, ariko Muhirwa agira ubwoba kuko yumvaga bidasobanutse. Masabo aramubwira ati humura bizagenda neza. Muhirwa aramubwira ati reka basi tubibwire ababyeyi ku buryo tugize n'ikibazo bamenya iyo badushakira. Ariko Masabo arabyanga, aramubwira ati tuzababwira tugezeyo, nitumara kwambuka tukigerayo tuzabahamagara tubabwire ko twagiye, ko twabonye akazi bityo tugiye gukora kugira ngo tubashe kubaho. Babyemeranyijeho, bose bashaka imifuka, buri umwe umufuka akwiriyemo, hanyuma bahana umunsi n'isaha n'aho bazategerereza wa mugabo ngo abatware. Wakoze cyane kubana nanjye, iki ni igice cya mbere cy'inkuru, tuzahure mu gice gikurikira. Niba nawe wakunze iyi nkuru, ugenda utakande subscribe, ukore share, ukande kuri like kugira ngo tubane umuzi ku wundi. Wakoze cyane, bye bye, ndabakunda.